murakoze nubwo tugiye kubana muri kino kiganiro muba mufashe umwanya wanyu tukaba tugiye kubana muri kino kiganiro tugiye kureba ku bintu bijyanye na interineti y'ubuntu, ibijyanye na interineti z'ubuntu, uburyo turazikoreshammo. Ushobora kuba warigeze kuyikoresha rimwe ntongere kuyibona, narayiguhaye cyangwa byaragenze gute. Nta kindi rero ngiye kukubwira ko ndagushimiye uwo tugiye kuba twicaranye hano tukigana kugeza ku musozo w'ino video. Nta kindi rero nk'uko ubibona twahinduye uburyo twakoragamo video zacu, twahinduye noneho tugiye kujya tuza muri ino part imeze gutya tureba uburyo bino bintu tugiye kubikoramo, noneho nkaza nkanabereka ngo bikorwa gute, ariko noneho tugiye kujya dukora ikiganiro kimeze gutya turebana mbwira nyine ahantu biri gupfira nkufasha. Okay, nta kindi rero urakoze ugiye kuba twabana muri icyo kiganiro. Tugiye kureba ku bintu bijyanye na VPN cyangwa free internet cyangwa uburyo nyine kubyita zira internet dukoresha z'ubuntu. Ushobora kuba uyifite utayifite, uyifite igenda nabi buryo ndaza kugufasha rero. Nta kindi nk'uko uri kubibona ntabwo nakoze video ndi kubyerekana ngo gute na gute, niyo mpamvu ari kamaze nkubwira na kano kantu. Nk'uko ubona kuri YouTube hari video batemera, nk'uko nk'umuntu twatangiranye nkora video za mbere hari channel yanjye bigeze gusiba, nari nakoraga ku bintu bijyanye nari mfite content ivuga kuri VPN, yigisha bya VPN. Turagenda turazamuka turakura, tugiye kuzuza 1000 subscribe, channel baba barayisibye. Rero nk'uko mubizi iyo basibye intuzo zawe ebyiri, iyo basibye mu video yawe abiri iminsi 90 itari yarangira, channel yawe nayo bahita bayisiba. Nta kindi rero nahise mfata muri content, ariko uyu munsi ndavuze nti reka abantu banjye twakoranaga reka nongere mbahe internet nabo babikoreshereza n'ubundi baba bari kutureba. Okay, reka rero nkubwire ukuntu bimeze. Hari uburyo butatu ushobora gukoresha, ukaba wakora accessinga internet y'ubuntu. Nta kindi rero uburyo bwa mbere ukoresha VPN nyine izi uburyo butandukanye ndazibabwiraho nazo uburyo zikora byose nyine ndabibabwiraho. Icyo ugomba gukora, turabana kuri no muyoboro wawe, no channel yawe ni yawe ntabwo ari yanjye, ni yawe, niwe turayibanaho kugeza ku musozo w'ino video. Nta kindi, ubwa mbere nk'umuntu dufite uburyo butatu ushobora kuyikoreshaho: kuri Tigo, kuri MTN, kuri Mango 4G. Izo ni simukadi eshatu nkubwiye uri hano mu Rwanda ushobora kuba wakoresha. Okay, nta kindi kadutangira nko kuri simukadi ya Airtel. Muri commanding application ushobora kuba wakoresha. Hari application bita Staka VPN. Iyo ngiyo wayikoresha ikabigenda neza bitewe na file ufite cyangwa bitewe na host ukoresha. Rero ku muntu ndaza mu buryo umuntu tubasha kubana, ndaza kuguha ahantu uraza gusanga file ku musozo w'ino video. Ushobora rero kuba genda gutyo ugasanga video ntuyirebye cyangwa ngo irangize, hari ibintu byinshi uhombye. Okay, kuri Tigo dukoresha Staka VPN. Okay, noneho hari igihe uyikoresha ikanga. Weho rero urafata simukadi yawe ya Tigo cyangwa Airtel uyishyiremo kuri file ndaba naguhaye. Numara kuyishyiramo uhite connectinga nyine uyishyireho. Kwishyiramo ndakeka murabizi abantu twabanaga imbere nk'ibikora nyine mbyerekana, kubera nkuko nabibabwiye ko YouTube ntago icyemera ibintu byo gupostinga ibintu bijyanye na internet, bahita babisiba. Okay, urakoresha VPN ya Airtel, nurangiza uyishyiremo. Numara kuyishyiramo uyiconnecte nyine ijyemo. Iya kabiri hari MTN nayo irakora, ariko ikora gake gashoboka.
hari ushobora kuyikoresha uyu munsi nkayiguha, ejo wayikoresha ntikunde. Rero weho icyo ugomba gukora, nyine ninza gutanga izo nimero uraza kunyandikira iyo file yo nkwereke naho uyikoresha. Hari indi bita Mango 4G. Mango 4G yo ikoresha ushaka n'uyikeneye yambwira nkamubwira ahantu buryo hano yayikura, nabyo nta n'amafaranga yandi atanze. Okay, ubwo nayo ni Mango 4G, nayo ikoresha indi application yayo. Rero ahantu rero uraza kunsanga, uranyandikira nkaza kuguha aha uransanga, uranyandikira kuri 0722079682. Iyo niyo nimero yanjye iri kuri WhatsApp, wampamagara wanyandikira kuri WhatsApp nkaza kuyiguha. Nta kindi rero, ibu gukore subscribe, like, comment, tube twabana umunsi ku munsi. Turi kumwe mu zindi video zikurikira. Ciao ciao.